Hahirwa abahindurira abandi ku gukiranuka, kuko bazaka nk'inyenyeri. Bahaye ikaze kuri channel ya Nshuti Dark. Shapitire ya 21. Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, we yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana irancekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati, ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana, ko mubyariye umuhungu ashaje? Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi ababyaranye na Aburahamu abaseka. Byo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Ibyo Sara akubwiye byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda, avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishyiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Aba mu butayu bw'i Parani, nyina amusabira umunyegiputakazi. Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nuko rero undahira Imana yuko utazandiganya cyangwa umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye ko uzayinyitura njyewe n'igihugu wasuhukiyemo. Aburahamu aramusubiza ati, ndarahira. Aburahamu azimuza Abimeleki ku by'iriba abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. Abimeleki aramusubiza ati, sinzi uwakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. Aburahamu azana intama n'inka, abiha Abimeleki, bombi barasezerana. Aburahamu arobanura abagazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati, abo bagazi b'intama 7 urobanuye bisobanuye iki? Aramubwira ati, aba bagazi b'intama uko ari 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari njye wafukuye iryo riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka.
Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya umutambireyo ku musozi ndi bukubwire abe ari igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigarane nabo na hano indogobe, njye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubakaho igicaniro, yararikaho za nkwi, abona Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova-Yire, nk'uko bavugana na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe, ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Aburahamu asubira aho abagaragu be bari, barahaguruka bajyana i Berisheba, agezeyo arahatura. Hanyuma y'ibyo babwira Aburahamu bati na Miruka yabyaranye na mwene so Nahori abana. Imfura ye ni Usi, hakurikiraho Buzi murumuna we, na Kemuweli se wa Aramu, na Kesedi na Hazo, na Pirudashi, na Idifurafu, na Betuweli. Betuweli yabyaye Rebeka. Abo uko ari 8, Miruka yababyaranye na Nahori mwene se wa Aburahamu. Inshoreke ye yitwa Rewumu, nayo yabyaye Teba na Gahamu na Tahashi na Maka. Shapitire ya 23. Titire yaho iravuga ngo Sara arapfa, Aburahamu agura ubuvumo bwo kumuhambamo. Sara yaramye imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yaramye. Sara apfira Kiriyataruba, ariho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu aza kuborogera Sara amuririra. Aburahamu arahaguruka ava ku ntumbi ye, abwira abaheti ati ndi umushyitsi n'umusuhuke muri mwe, mumpe gakondo yo guhambamo, mpambe umupfu wanjye, mwivane mu maso. Abaheti basubiza Aburahamu bati databuja, utwumve, uri umuntu ukomeye cyane muri twe. Uhambe umupfu wawe mu mva yacu, uri buhitemo muri zose. Ntawo muri twe uri bukwima imva ye ngo we kuhambamo umupfu wawe.
Aburahamu arahaguruka yikubita imbere ya bene igihugu nibo Baheti, avugana nabo arababwira ati nimwemera yuko mpamba umupfu wanjye ngo mwivane mu maso, munyumvire munyingingire Efuroni mwene Sohari ampa ubuvumo bw'i Makipela afite buri ku mpera y'isambu ye, abungurishirize hagati yanyu igiciro kibukwiriye kitagabanije, ube gakondo yo guhambamo. Efuroni yari yicaye hagati mu Baheti. Efuroni Muheti asubiza Aburahamu, Abaheti bamwumva, abinjiraga mu irembo ry'umudugudu wabo bose ati ahubwo databuja nyumva, iyo sambu ndayiguhaye n'ubuvumo burimo ndabuguhaye, mbiguhereye imbere y'abo ubwoko bwacu, hamba umupfu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu, abwira Efuroni bene igihugu bamwumva ati ndakwinginze nyumvira, ndakwishyura igiciro cy'iyo sambu, cyemere nkiguhe mpambe mu mupfu wanjye. Efuroni asubiza Aburahamu ati databuja nyumvira, agasambu kaguze shekeli 400 n'ifeza kanteranya nawe, nuko hamba umupfu wawe. Hamu yumvira Efuroni, agerera Efuroni feza avuze, Abaheti bamwumva, shekeli 400 z'ifeza zemerwa n'abagenza. Nuko isambu ya Efuroni yari i Makipela iri imbere y'Imamure, yo n'ubuvumo burimo n'ibiti byo muri yo byose byayigotaga hose ku mpera yayo bikomorezwa Aburahamu kuba gakondo ye imbere y'Abaheti, imbere y'abinjiraga mu irembo ry'umudugudu wabo bose. Hanyuma y'ibyo Aburahamu ahamba Sara umugore we muri ubwo buvumo bwo mu isambu y'i Makipela iri imbere y'Imamure, niho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani. Nuko Abaheti bakomereza Aburahamu iyo sambu n'ubuvumo buyirimo kuba gakondo yo guhambamo. Shapitire ya 24. Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yarashaje ageze mu za bukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana ya nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajya mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragu aramusubiza ati ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu, byaba bityo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Aburahamu aramusubiza ati wirinde gusubizaho umwana wanjye, Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahiro iti urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu, iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa yaramuka yanze ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye, icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu, shebuja arabimurahira. Uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose. Arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agera ku mudugudu w'Abanahori, apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari mugoroba igihe abagore basohokera kuvoma, arasenga ati Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Bibe bityo, umukobwa ndi bubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho, akansubiza ati nywaho nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo ni byo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza.
nuko agisenga atyo Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramunuka ajya ku isoko aravoma arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira aramubwira ati, ndakwinginze mpa utuzi mu kibindi cyawe nyweho. Aramusubiza ati, databuja nywaho. Atengamatira vuba ikibindi cye aramuha aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati, nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira, adahirira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa yaruhaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu, kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli, n'ibimeze nk'imiringa bibiri byo kwambara ku maboko, kuremera kwabyo kwari shekeli 10 n'izahabu. Arabimwambika, aramubaza ati, uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira, kandi kwa so hari aho twarara? Aramusubiza ati, ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori, kandi ati dufite inganagano n'ibyo kurya bizihagije, kandi dufite n'aho kubaraza. Uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka ati, Uwiteka ahimbazwe, Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava. Nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye, kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani. Labani uwo arasohoka ajya gusanganirira uwo mugabo ku iriba. Abonye ya mpeta na za zahabu bimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we, ati, ibyo ni byo uwo mugabo yambwiye. Niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko. Aramubwira ati, ngwino winjire, uhiriwe ku Uwiteka. Ni iki kiguhagaritse hanze ko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya? Uwo mugabo yinjira mu nzu. Labani akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya, n'amazi yo kumwoza ibirenge n'ayo koza ibyabo bari kumwe. Bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati, sindya ntaravuga ubutumwa. Labani aramubwira ati, buvuge. Aramubwira ati, ninde mugaragu wa Aburahamu? Aramubwira ati, ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Kandi databuja yarandahirije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi aho aba atuyemo, ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se no muri bene wabo, ngo abe ari bo nsabiramo umwana we. Mbwira databuja nti, ahari umukobwa azanga ko tuzana. Aransubiza ati, Uwiteka ngendera imbere, azatuma marayika we ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe ihirwe. Maze nawe uzasabira umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Nugera kuri bene wacu nibwo uzafatwa n'indahiro nkurahiye. Baramuka bamukwimye, ntuzafatwa n'indahiro nkurahije. Maze uyu munsi ngera ku isoko, ndasenga nti, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo ngenda ihirwe, dore mpagaze ku isoko bibe bitya. Umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti, ndakwinginze mutuzi ku kibindi cyawe nyweho, akansubiza ati, nywaho ubwawe, kandi nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we uba umugeni Uwiteka yatoranirije mwene databuja.
gisengera mu mutima wanjye. Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu, aramanuka ajya ku isoko aravoma. Ndamubwira nti ndakwinginze mpa nyweho. Acisha bugufi ikibindi n'ingoga agikuye ku rutugu rwe, arambwira ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe. Ndanywa kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Ndamubaza nti uri mwene nde? Aransubiza ati ndi mwene Betuweli na Nahori na Miruka wa Nahori na Miruka. Mperako atira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye. Ndunama nikubita hasi nsenga Uwiteka, mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu, yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wabo wa databuja musabire umwana we. Nuko nimushaka kugirira databuja neza, ntimumurerege, nimumbwire, kandi nimutabyemera nimumbwire, nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Labani na Betuweli baramusubiza bati ibyo buturutse ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira, ari ikiza ari n'ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo yikubita hasi aramya Uwiteka. Uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. Bene abo bazanye bararya baranywa baraharara. Buracya babyuka mu gitondo, arababwira ati nimunsezerere nsubire kwa databuja. Umusaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa isagaho azabone kugenda. Arabasubiza ati mwintinza, kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanjye ihirwe, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Baramusubiza bati reka tuhamagare umukobwa tumubaze twumve irimuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza bati urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati turajyana. Basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we, basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be. Bifuriza Rebeka umugisha, baramubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu 1000, urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'abanzi barwo. Rebeka ahagurukana n'abaje be bajya ku ngamiya zirabaheka, bakurikira uwo mugabo. Uwo mugaragu ajyana Rebeka aragenda. Bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo ku iriba yitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba. Yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya. Abaza umugaragu ati uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Umugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Imana yo mu ijuru ishimwe. Shapitire ya 25. Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura. Babyarana Zimurani na Yokishani na Medani na Midiyani na Yishibaki na Shuwa. Yokishani yabyaye Sheba na Dedani. Bene Dedani ni Abashuri n'Abaretushi n'Abereyumu. Bene Midiyani ni Efa na Eferi na Henoki na Abida na Eruba. Abo bose ni urubyaro rwa Ketura. Aburahamu yahaye Isaka ibyo byose, ariko abana b'inshoreke Aburahamu yari afite abaha impano akiriho, arabohereza ngo batandukane na Isaka umwana we, bagende berekeje iburasirazuba, bajye mu gihugu cy'iburasirazuba. Urupfu rwa Aburahamu. Iminsi Aburahamu yaramye ni imyaka 175. Aburahamu ageze mu zabukuru, aramye imyaka myinshi, umwuka urahera, apfa ashaje neza, asanga bene wabo. Abana b'Isaka na Ishimayeli bamuhamba muri bwa buvumo bw'i Makipela buri mu isambu ya Efuroni mwene
Sohari umuheti iri imbere y'Imamuri. Niyo sambu Aburahamu yaguze n'Abaheti, ariwo bahambye Aburahamu na Sara umugore we. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Isaka umwana we. Isaka yari atuye hafi ya rya riba ryitwa Lahayiroyi. Urubyaro rwa Ishimayeli. Uru ni rwo rubyaro rwa Ishimayeli umwana wa Aburahamu, uwo Hagari umunyegiputakazi umuja wa Sara yabyaranye na Aburahamu. Uko niko abana ba Ishimayeli bitwaga, kuko amazina yabo ari nk'uko babyaranye. Imfura ya Ishimayeli ni Nebayoti, hakurikiraho Kedari na Adiberi na Mibusamu na Mishuma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Fishi na Kedema. Abo nibo bana ba Ishimayeli, ayo niyo mazina yabo nk'uko imidugudu yabo iri, nk'uko ingo zabo ziri, n'abatware 12 nk'uko amoko yabo ari. Imyaka Ishimayeli yaramye ni 137. Umwuka urahera, arapfa, asanga bene wabo. Bahera i Havira batura, bageze ishuri iri imbere ya Egiputa aherekeye Ashuri. Yari atuye imbere ya bene se bose. Kuvuka kwa Esawu na Yakobo. Uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'ipadanaramu, mushiki wa Lebani umwaramu. Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe. Rebeka umugore we asama inda. Abana bakiranira mu nda ye, aribaza ati ubwo bimeze bityo ibi bimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga 2, amoko 2 azatandukana ahereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye. Gakuru avuka atukura ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu. Hakurikiraho gato afashe agatsinsino ka Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yababyaraga. Esawu aguza Yakobo ubutware bwe. Abo bahungu barakura. Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba. Yakobo we yari umunyamahane make, yabaga mu mahema. Maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we. Rebeka we yakundaga Yakobo. Bukeye Yakobo ateka imboga. Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. Esawu abwira Yakobo ati ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse kuri ibyo bitukura byawe, kuko nkoza. Icyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati ubuse ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. Aramurahira, agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya aranywa, arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Murakoze cyane rero, dushoje chapitre 25. Ubundi ubutaha tuzatangira na chapitre 26 muri iki gitabo cy'Itangiriro. Imana ibahe umugisha.